Nibyo mpamvu nabivuze nti ndemeranya nawe ko bose bashoboye, sibyo? Kandi bose bafite ibyo bakoze. None ngiye ikintu urumva ikintu nkundira Munyakazi. Yego. Munyakazi kirenze kuba bose bazi kuririmba. Yego. Munyakazi azi gutera story. Azi gutera story. Araganira bikandyohera. Umujene azi kuganira. Iyo yageze kubiganira. Azi kuganira bikaryoha. Iyo yageze kubiganira bibindi. Icyo kintu rero kirenze kuba ati niba mubona ko ntambara neza ahubwo nimwe mutazi kureba. Man nkunda ukuntu aganira, azi kuganira. Ari talented. Afite impano yo kuganira kabisa. Yego. Hanyuma The Ban. The Tiger. Nyine no umujene nawe uzi kuririmba. Nubwo numvisha hari abaheza nguni ngo wapi nta gisamagwe n'ipusi. Babo nabo ngabo nyine urumva amahoro kuri mwese. Mbe muhorana Imana. Nishimiye ko kubana namwe. Bahaye ikaze. Mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire dutangiye. Kandi uzababereho ibyiza, muzahaye muronke, muzabona ibifaranga byinshi cyane. Muzawurye ntuzabarye. Muzaronke cyane rwose. Waka kanya rero twanyarukiye ahantu tugiye kuba twiganiriraho dutera story tumena habi. Aha nihe none ngo aha nihe? Aha nihe nose bite mana? Sava meze neza. Duherukana umwaka washize. None aha nihe 2026. 2026 duherukana hashize igihe kabisa. Umwaka ni munini. Duherukana kera. Duheruka 2025. None tugeze 2026 turashima Imana. Mumeze muterere. Imana yacigi. Twe tumeze neza. Amugane wawe ndi ngo Rwanda ruzira umwaka. Impamo yose. Rwanda ruzira umwaka. Niko. Ugira ngo wavuze ngo wawurangije amahoro. Ngo ruratera ntiruterwa. Ariko iyo ni filozofi y'u Rwanda n'ubundi. Erega impamvu burya umuntu iyo yaguteye aba yakurangije cyane. Umuntu ugomba kumusanga. Umuntu yavuze ngo umuntu umusanga aho yazaniye ibibazo. Ngo hirya aho niho hari umwanya. Yego. Ari ikibuga kihagije. Hano hantu turi urahabona. Aha hantu rero bajya bavuga ngo Rwanda uri nziza. Hari ahantu usuri kuhabona. Bajya bavuga ngo Rwanda uri nziza n'abagutuye ni beza. Uri kubona ikiyaga? Ikiyaga wakerekanye. Iki kiyaga bacyita Muhazi y'Inyandungu. None wakerekanye ikiyaga, kuki uterekana ikiyaga hari? Iriya ni Muhazi ya Nyandungu. Iki kiyaga ni cyiza. Muhazi ya Nyandungu hari n'ikivu. Harimo n'inshonzi cya Nyandungu. Uri kubona iriya nshonzi? N'iriya ngona. Iriya ngona uri kuyibona? Yinyereke neza. Ngaho garuka. Yari kureba ingona arayibonye. Uvuze ngo ingona unyibutsa hari umuntu twari turi kumwe. Ese ingona ubundi bivuga iki? Ingona. Ngira ngo ni igisimba. Hari abantu bajya bita ingona. Abantu bita ingona se? Ese byaturutse kuki? Kugira umuntu bamwita ingona. Naba nkubeshye buriya sindabiterera ikirari. Icyo nari ngiye kuvugaho ni umuntu wabonye. Urabona ya kipe bajya basereza ngo y'umweru n'umukara. Hari ikiguruka gifite cyambara cy'umweru n'umukara nacyo gifite akantu cyambara iki? Gifite ijosi ry'umweru kandi hose ari umukara. Icyo ni ikihe? Nyine numva
ngo ni igikona neza ko ukivuga utinya ususumira byanyuzeho hari byinshi binyuzeho hari byinshi uteramo ibuye oya reka ntabwo nabitera ibuye kwaba ari ukwanduranya mbega utunyoni ngiye kumva numva umuntu yavuze ngo mbega ibigona numva mu mutwe ibikona n'ibigona ni kimwe cyangwa wumvise nabi nanjye nibyo nkubwira nti numva umutwe urazengurutse wumvise nabi oya ntabwo numvishe nabi wumvise niko bivuga ntarikosha ibyo bintu oya rega jya umenya Kamanzi uru Rwanda mureba hari indirimbo umuntu yaririmbye ngo twarerewe hari byinshi ngo tutabashije kumenya ubwo ni Ikinyarwanda icyo ni Ikinyarwanda cyo hafi y'imipaka y'u Rwanda bo rero igikona bacyita ikigona ntabyo narinzi ubwo nanjye baransobanuriye niyo mpamvu wari uvuze ati numvishe nabi ntabwo numvishe nabi ahubwo wari ufite amakuru ni nk'uko nawe wari wumvishe byashoboka ni nk'uko nawe wari wumvishe ariko nyine nibyo nabivuze mu Rwanda iyo umuntu akubwiye ikintu ukumva siko wowe ukivuga iyo biba byiza kumwegera ukamubaza ati ese wari ushatse kuvuga iki ko umuntu ntiyakubwira ngo mbega ibigona mu kirere uzi ko ingona iba mu mazi yego icyo gihe ugira gute uhita ubyumva ese nk'uko tukivuga ku byo kurangiza umwaka wowe w'intego ni iyi wavuze intego yawe y'umwaka ibyo wari wiyemeje mu mwaka washize ubu ngubu gahunda yawe muri uno mwaka ni iyihe gahunda yanjye y'umwaka no kurongora kugira gute kurongora nako kuzana umugore se kugeza ubwoba ukamuzana kugeza ubwoba mu rugo kugeza ubwoba erega nuko kuzana umugore atari nko kujya kugura ntuza ntabwo ari kimwe no kujya ku isoko ry'imari n'imigabane na n'ubu ntibiracamo urumva uw'Imana yangeneye ntabwo araboneka iracyamusiga iracyamugorora azaza agororotse atazagoramira iwanjye cyangwa atazaza agoramye akagoramira iwanjye nahise numva aho uhagaze aho niho uhagaze hakugire vuba mana urakuze nubwo utari amavuta y'inka ariko urakuze burya rero ijambo ngo gukura ni ikindi ni iki gukura naba nkuze ariko sindasaza ntabwo uri amavuta y'inka gukura nakure ariko sindasaza niyo mpamvu rero nari mvuze nti uzaba ubikora igihe ni iki ariko n'ejo ni umunsi 2026 urayibona ute sha urumva nigitangira ubanza bizaryoha urayitangiye iryoshye ariko rega n'ibyo umuntu wese aba yifuza ugiye kunyibutsa umuntu ejo babajije ngo 25 uyu mwaka wa 2025 ngo urangije ugeze kuki ati nageze i Kigali wowe wageze kukiza shabura nageze ku bintu byinshi harimo n'ibitari ngombwa ko umuntu avuga wenda ngo iki n'iki ariko wowe ukaba uzi ko ku giti cyawe hari ikintu wagezeho hari ibitavugwa se hari ibitavugwa nk'ibikiza buragira ngo nujuje miliyari nabivuga uvugije ukuri ntabyo navuga ariko abakire ntabwo bavuga amafaranga yabo simvuze ko nayujuje ariko hari ibyo nujuje urugero inzu oya kandi koko wujuje inzu oya hari ibyo nujuje nakubwiraga hari ibintu umuntu atavuga muri ibyo rero umuntu atavuga hari ukuvuga ngo ugeze kuri miliyari kuko n'abanya abantu bose bagiye bayigeraho bakabivuga yego ariko wowe ntabwo wabivuga ntabyo navuga wayigezeho koko oya kandi nkubwiye ko ntabyo navuga wimanya amakuru oya ntabwo ari ukwimana amakuru ahubwo navuga ngo uyu mwaka mu mpera zawo no mu ntangiriro zawo hajemo ibikoryo byinshi cyane haje amakuru hanyuma ariko turakomeza twiganirire ejo ku itariki ya mbere wamenye ibyabaye oya habaye iki habaye deribi y'ibiki se deribi yo muri
yo mu muziki nyarwanda. Urakoze ahubwo urakoze kunyibutsa ibyo bintu ahubwo mbwira wowe wari kwihe timu? Boretse gato hari amakipe abiri. Yego wari uri ku ruhe ruhande? kandi nayo ntangiye nkubaza none uhise umbaza. Ubwo ndaje kuko nsanga twari turi ku ruhande rumwe harabaho gutanga inama, nsanga tutari ku ruhande rumwe ariko uko byagenda kose ari ama ekipe rero yose, ari amakipe yo mu muziki nyine nabibonaga ngo hahiye imwe ngo ni Munyakazi 001, yego iyindi ikaba ntabwo mbizi, ikaba Tayiga B, ibi Urusamagwe. Rero bari abajene bose ngiye kumva numva bamwe bati oya ntabwo ari igisamagwe ngo ni ipusi. Nibyo numvise ariko abantu n'abagome. ariko bamugani Imana ibyo bintu biryoshya showbiz. Oya ngo nta ntuza ngo nta gisamagwe ngo ni ipusi ngo ni injangwe. harya ipusi bwo niyo njangwe byose ni yego. Njye ndakubwiye ibyo numvise bavuze ngo nta gisamagwe ni ipusi, ndabandi nicare ntumenya ari uko ari mu yindi kipe. Ariko ibyo bintu abajene bakora Imana biryoshya umuziki, bituma bishyuha ewana. Hanyuma rero kuri ariya makipe mba numva nta beef irimo. Oya nta mutima mubi mama. Yego no gucuruza abajene. Oya urumva abajene babishakira ibikoroto. Umufana we mbese ntabwo urumva ikipe umuntu tubare mu Bwongereza. Arsenal igakina wenda na Newcastle runaka irayikubise. Hano i Nyarugenge agahira rimwe umuntu akahura udukati ntago mbyemera kandi nta n'amakuru afite. Oya yatuguriye nabi, yatuguriye ngo ni igicupuri. Nawe se nikumeze ngo ni flopping, ngo yaraflopinze ubundi yari kuba yaraguze uyu nguyu ngo yashipanze ikipe nabi. Nabyo ni byiza bituma ubuzima bukomeza. Hanyuma muri ariya makipe abiri, amakipe y'ejo bundi iriya ni derby. Akira derby ni sawa wenda derby y'Inyarugenge. Bari abajene wowe bari abajene nzi ko ujya ukurikirana umuziki. Bari abajene uko ari babiri, ntabwo ngiye kuvuga ngo waruhengamiye he ikipe wari uri inyuma ni iyihe muri ariya biri, cyangwa uri umufana w'umuziki nyarwanda ntabwo uri umufana mu makipe. Urebye nyine ngewe mbona umuntu ari kwishakira ibikoroto mba numva binshimishije. Munyakazi kuko ndumva ufite ubugami. Oya bari abajene ariko arakaririmbo yavuga Munyakazi ukamva karagendeka. Bari abajene bose bazi kuririmba. Icyo ni kimwe. Ibintu bakoze rero ni projet, harimo ni arts, ubugeni, harimo kuryoshya yego umuziki, hakaba no kwishakira ibikoroto. Ariko ngiye aho mpengamiye yego nako ntaho mpengamiye. Wenda buri muntu bafite ikintu. Okay, reka dutangirire kuri Munyakazi. Oya buri muntu nyine ndaza kubigeraho. Buri muntu bafite ikintu mukundira. D'accord, aho turemera. Yego Ben kuririmba akaririmbo kamwe ka Ben kagukoze ku mutima k'ibihe byose kuri wowe na Ben. Cyane twinshi kamwe konyine karahagije. Indirimbo zose ndazikunda. Okay, Munyakazi na Munyakazi kamwe indirimbo zose ndazikunda zose. Urugero uribuka indirimbo ngo hands up ni hands up niba nawe ufite umushinga ariko wanza nawe wagiye muri studio. Oya wasohoye ingoma. Iyo si ya Munyakazi imwe. Iriya ndirimbo niba ubyibuka neza wumvaga ifite ireme. Wenda ngewe wenda nkunda ubusizi. Ni ku rwanjye ruhande narimbuze. Hanyuma nkunda ubusizi ariko ntabwo bibujije ko ushobora kumva abandi bajene ukuntu baririmba. Buriya rero uri Rumaga. Yego uri Umunyarumaga. U Rwanda ruzira umwaga. U Rwanda ruzira umwaga. Yego Rumaga u Rwanda ruzira umwaga kandi ntirukabugire. Nibyo nari nkubwiye ntubone yari kuri Munyakazi. Kuri The Ben hari akaririmbo kera mu minsi yashize bavuga ni Rahira.
niba yararirimbanye na Prince nyine Priscilla urumva ibyo mu nakubwiraga minsi yatambutse bose uko ari babiri nibyo mpamvu nabivuze ntindemeranya nawe ko bose bashoboye sibyo kandi bose bafite ibyo bakoze none ngiye ikintu urumva ikintu nkundira Munyakazi yego Munyakazi kirenze kuba bose bazi kuririmba yego Munyakazi azi gutera story man araganira bikandyohera umujene azi kuganira iyo yageze kubiganira azi kuganira bikaryoha iyo yageze kubiganira bibindi icyo kintu rero kirenze kuba ati niba mubona ko ntambara neza ahubwo nimwe mutazi kureba man nkunda ukuntu aganira azi kuganira ari talented afite impano yo kuganira kabisa yego hanyuma The Tiger nyine ni umujene nawe uzi kuririmba nubwo numvisha hari abaheza nguni ngo wapi nta gisamagwe n'ipusi wabo nabo ngabo nyine urumva wowe yabivuga uko byumva ntabwo twamurenganyiriza ibitekerezo bye ariko nibyo nari nkubwiye nti njyewe waruvuze kuri urumva ngiye nikundira abasani bose muri rusange muziki nyarwanda ubundi ngiye reka nkubwize ukuri umujene wese uri kwishakira ibikoroto uramwemera icyo yaba akora cyose gipfa kuba kitagize icyaha ari ikintu yikorera yishakira ibikoroto akagishaka mu buryo bwiza nta kibazo butanyuranyije n'amategeko ni ukuri kose n'umuco nyarwanda cyane uwo muntu aba ari sawa cyane kabisa kandi abantu bakomeye nawe uzajya wishakira ibikoroto tutararenga nari mvuze ibyabereye i Nyarugenge buriya nyuma ya buri event iyo ari yo yose haza icyo twita feedback cyangwa kwinegura mu Kinyarwanda babyita kwinegura cyangwa se ibyo abanyarwanda bavuga ngo tuze kureba ibyagenze neza nzi ko na Ben yahoze avuga ati hari ibitari kugenda neza niba wabikurikiranye atari uko iminsi isa tuzagenda tubikosora nawe yemeraga ko hari ibitagenze neza yego ujya mu bitaramo nta muhanzi wigeze aza mu Rwanda bakoro gasenge njya mu bitaramo nta muhanzi n'umwe utubare n'ubuhanzi baje mu Rwanda hari igitaramo cyajyaga gikorwa n'abantu ba Jose Chameleone bakaza mu Rwanda hakaza abo bitaga ba Sean Paul bakaza abo bitaga bande bano ninde ba Sean Kingston bakaza abo bantu ntabwo mbazi abo bose banyuze i Nyarugenge kugera ejo bundi ubwo nari nkiri umwana nari ntarakura kugera ejo bundi ba Lucky Dube bose bagiye baza ese Lucky Dube yaje warakuze waravutse vuga ngo waravutse waravutse gusa nigeze numva ingoma zisakuza baravuga ngo ni Lucky Dube ese iyo umurishyo ukomye bivuze ko ari Lucky Dube oya urumva umunsi yari kuza besitaye twumva tumva muri kiriya gice kiremera kiri kunyeganyega reka nkubwize ukuri icyo gihe ngiye nari nibereye Nyaruguru icyo gihe ntabwo mbizi nibyo nari ngiye kuko urumva hari ibintu ujya umbwira ngewe ukanshaka kandi ndi w'inyaruguru icyo nari mvuze wenda ibyo ni iby'i Kigali buriya muri arena ushobora kutamenya ko biri kuvuga cyane umuntu bita Lucky Dube yigeze aza n'uwari uryamye kwa kundi abantu baryama ku manywa wari wumva indege wari wumva hariya ntabwo indege ivuga ngo ubyumve buriya hari indege ijya igenda nka saa 9 aho uryamye ukumva amabati aho utuye niho zinyura ukumva amabati agize ngo aho utuye niho zinyura ahubwo nahoze mvuga nti ko mu mujyi hari itegeko ry'urusaku ryo nyine harya ni itegeko ry'urusaku kudasakuza kutagira ibintu bisakuza kutabangamira abaturage nyine urusaku gutyo urw'indege rwo bizagenda gute ntabwo ari urusaku bazayishyiraho bya bindi birinze urusaku babyita sound proof bazajya bafata indege bayipfundikire oya indege bashyiraho kuko sinzi wenda abantu batuye hano i Kanombe na hano burya Masaka sinzi hari indege zijya zigenda nijoro waba usinziriye
ariko se ko wagiye kure ntago wowe byagenze bite ubundi umwaka wagiye kure tutaranajya mu bintu umwaka ega nawe mugomba nibyo turi kuvuga ngo Nyarugenge amakuru y'Inyarugenge yego duhereye ku gitaramo kuri ya derby ese wowe nyine reka nkubaze nanjye utubazo hari ukuntu watangiye umwaka cyane hari intego wari ufite wawushoje hari intego wari ufite ugitangira umwaka turangije yego mbese twarawusoje intego wari ufite twarawuhenanguye twarawumenaguje intego wari ufite ugitangira ibyo wari wariyemeje yego gusa wabigezeho kuri kangahe 70% kuko impamvu ya mbere buriya hari imishinga itarangira mu mwaka umwe hari imishinga irangira hari imishinga y'igihe kigufi n'imishinga y'igihe kirekire yego 50% ya imishinga y'igihe kigufi yabaye successful 30% rero niri mu gihe kirekire iracyari muri process ibindi wabigezeho yego hanyuma si ubwo gahunda y'uno mwaka wamaze kuyipanga se gahunda y'umwaka irakomereza ku ntego z'igihe kirekire ya 30%. Hanyuma 50% yindi iza mu mishinga y'igihe kigufi kuko imishinga y'igihe kirekire yo ntago igirangira ushobora kuwukora ukarangiza 50% ukaba ati mu myaka 3 uzaba urangiye ugakora 20%, 30%, hanyuma umwaka wa gatatu ugahita 50%. Ubwo niba ari inzu ugahita usiga amarangi ukayitaha wasanga warubatse oya nta n'ikibanza ngira uvugije ukuri se nta n'ikibanza kukigira oya kireka niba uvuga mu rugo ho mba mu rugo mba mu rugo sibona mba mu rugo ukagira ngo niba oya mbese ugize imyaka 40 ukiba mu rugo iwanyu 40 14 ese nakubwiye uvuga ngo 14 nta muntu ugira imyaka 40 akiba iwabo ugiye kunyibutsa wa mwana ngo 21 22 23 agera kuri ngo 29 none nawe ko nzi ko 20 ko nzi ko ibiri rimwe ko nzi ko ungana nka Sainte Famille se ungana nka Sainte Famille ukiba iwanyu iyo erega kuba iwanyu ntabwo ari kuvuga ngo bakikugaburira sha bagutorera mu kanwa nk'icyana cy'inyuma oya bivuga ngo kuba niyo kiba mu mitungo y'iwanyu uba iwanyu ntabwo iwanyu uba iwanyu yego nyine uba iwanyu aho iwanyu ariko mu rugo neza none se ko ntaba nyine mba mu mitungo y'iwacu ariko simba iwanyu byanze gucamo niyo mpamvu ujya kubakomangira oya ntago mba mu rugo iyo ntego rero uyu mwaka dutangiye wiha intego yo kuva iwanyu oya niba iwanyu bafite inzu zirenze imwe ntabwo uzajya gukodesha iz'abandi kireka utakiri umwana wabo aho ngaho rero babivuze nabi ubundi bari kuvuga ko utaba iwanyu mba mu mitungo y'iwacu ntabwo mba iwacu Kamanzi hanyuma nibyo twavugaga ku by'umuziki wari uvuze ngo ntabwo ujya ubikurikirana nari ngiye kuba mu minsi yatambutse hari umugabo bita Lucky Dube niwe wageze aza se biriya bintu nawe ujya ubikora ntacyo mbiziho ndi mushya ntabwo urakura ziriya karitsiye ntabwo urazigeramo 14 dore nizanirana n'impanga yawe abandi bana baba bameze neza wowe uri aho ngaho gusa urumva yego nibyo nari ndi kuvuga nti baraje abatekinisiye ku makuru numvishe icyo gihe bashobora kuba barazanye ya imodoka bita fuso urayizi imodoka yitwa fuso zitwara ibirayi yego muri icyo gihe ngo baje bazipakiye bafure zose yego ku buryo bari muri sound check niba ari ni sound bari kumva ibyuma ngibyo n'ubundi ko bimeze gutya bimeze neza yego bajya kumva ukajya kumva mu masaa 3 nta nubwo twe tuzi ibyabaye kumva karitsiye iri kunyeganyega abango ni Lucky Dube ngo yahageze niruhukire mu mahoro nibyo nahoze mvuga nti mu kwinegura
hari abantu nahoze numva bavuga ati ibintu bita gutegura igitaramo, bamwe bakoze ngo live, abandi ngo bakoze playback, ngo ubundi ngo izi ngo dusanzwe tuzumva kuri City Radio. Ariko se reka nkubaze, icyo umuntu yakora cyose icya mbere si uko umuntu agushimisha. Exactement. Akaririmba, niyo yaririmbira muri ako kantu uvuze, yego, undi akaririmbira muri ako kandi, icyangombwa si uko wishima. Expectation. Umva mani, bari abajene baba bari kwishakira ibikoroto, nawe rero niba kuririmbira ukaryoherwa mani, ujye ubaha indabyo zabo. Indabo zazindi zantuza se sawa mugabo babazinda. Oya ariko burya umuntu nyine ntabwo nemera ko buri muntu wagize ikintu akora kikagushimisha. Buriya the ben wenda abantu bavuga ngo nkwe nta wundi muhanzi urafata initiative ngo akore projet nk'iriya, sibyo? Uretse buriya muntu nabonye abantu batinya banahahamutse bavuze ati mujye mureka Imana ibe Imana, umuntu bita Mboye. Oya uriya mujene mureke, uriya mujene we nyine niwe reference, niwe bantu nyine bahita bavuga ati ariko si twumva ukuntu. Ariko uriya mujene ni sawa mani, nyine nibyo twavugaga. Buriya Mbonyi ntabwo yagize impano, ntabwo ajya avuga ngo agiye gushaka ntuza, ariko wenda tutagiye kure, ibintu akora bikundwa na buri wese, ni ibintu bisa, indirimbo ze zisana imitima ya buri wese. Niyo mpamvu rero abantu bamukunda bose mu ngeri zitandukanye, haba umwana, haba umukuru, haba ushaje, buri muntu wese akunda ziriya ndirimbo ze. Ariko ntabwo Mbonyi ari we wenyine uririmba nyine, noneho afite impano, afite impano, urumva, afite impano yo kuririmba gakondo, hamwe n'ababana bandi b'abakobwa ba Dorcas. Yego, barabana nabo bafite impano, bararimba bakanakundwa, bafite uturirimbo twiza. Ariko nanjye nkunda uturirimbo twabo. Igikundiro rega Imana niyo igitanga. Sinzi niba hari nk'indirimbo, sinzi niba ujya ukurikirana amakuru yo hakurya hano mu Burundi, hari umupapuriyo w'umupasiteri uririmba indirimbo bamwita Pastor Lopez. Mu Burundi nzi umujenzi Kiriko yego, uzi Kiriko gusa. Aho nihe? Aha nihe. Okay, uriya mujene ariko mu Burundi, ariko se reka nkubaze, umuntu uzi mu Burundi w'igitsina gore w'icyamamare ninde? Umukobwa w'igitsina gore? Yego, yagorana no mu minsi yatambutse ntawe ndi kubona. ubu ngubu Kiriko niwe ufashe ibendera. Oya Kiriko aha ni he? Ariko yarakomye kara karirimbo ni sawa. Oya mbese umuhinda byoze, oya ntuzimwime vraiment. Yaje ejo bundi Kigali umuhinda byoze, na ntuza n'uwo Lopez rero uririmba ngo ngewe umuntu yankomye mani umuhinda byoze. Kiriko rwose n'abanyarwanda barabizi. Iriya ndirimbo urabizi irakinwa, nta n'utayikunda, marigre twirengagije ibindi byose. Nta bindi nzi. Hanyuma hakaza undi muntu uwo Pastor Lopez rero, sinzi wenda niba uwo wakora ibiki. Niko karirimbo nendaga kukubwira kavuga ngo uri Imana y'akandi uri Imana, urumva uwo muntu ntabwo nyine ndakumva akanankoma byatari, ariko ntabwo njya menya ngo ni ngo nakandi. Uri Imana y'akandi kari. Akaririmbo naye kari mu turirimbo ncuranga kenshi. That's my point. Ntabwo waruvuze ngo ntuza aha ni oya utaravuga aha ni ndavuga tukivuga kuri Mbonyi. Yego, Mbonyi afite igikundiro cye n'abari abana b'abakobwa. Yego, n'aba Dorcas nta kibazo. Oya na Sekira nta kibazo, kuko nibyo nari mvuze nti nko mu Burundi. Turavuga byo muri gospel. Yego, mpita mvuga nko mu Burundi kugira ngo dufate case ebyiri. Izo ndirimbo uko ari ebyiri, imwe ni gospel, indi ni Sekira, sibyo? Ariko njyewe zose nzitwara gutya, cyangwa uzibaze nko mu Rwanda. Yego, abantu basanga batazikunda ni bake. Ntawe utazikunda. Izi Buganda uzi nizi?
Mu Bugande ngira se, indirimbo z'Ubugande za gospels. mu Bugande se Eh. shawe buriya ntuza niba ari Pastor Kayanja niwe naherukaga mu minsi yatambutse, ntabwo ntazo urega burya indirimbo iraza, indirimbo niyo yizana igakubita. Yego, indirimbo yakwizana hano none se ubu hari nk'indirimbo nk'ubu ushobora okay, ntabwo njya mu tubyiniro, ariko hari indirimbo wumva siritu nk'ubu ngubu nk'abantu bajya mu tubyiniro, indirimbo bashobora gukina abantu bakanyeganyega ni muri Afurika y'Epfo, sibyo, na Nigeria. Ya indirimbo bijyana abantu mu gico, nyine wumva za ndirimbo zijyana abantu mu gico, nyine ukanyeganyega. Ni ukuvuga ngo ushobora no kutumva message, ariko ukumva ni indirimbo ukabyina. Rero indirimbo umuntu kugira ngo azazane indirimbo afatishe n'icyo gikundiro kiba kirimo. Yego, nibyo nari ntanze urugero rwa Ntuza rw'abariya bagabo babiri b'i Burundi bari icyo bivuga ngo kwidistenga, buriya usanga bakubwiye nk'imyaka bamaze byaranze gucamo ntabwo bitabiza ako kanya. Nibyo nahoze ndeba niba ari nde wakoze indirimbo agakora indirimbo nyinshi hakamenyekanamo ubundi indirimbo imwe niyo ikuzamura. Ese tuvuye mu by'indirimbo, yego, ibintu bya sinema byo ubyumva ute? Sinema yo mu Rwanda se buriya rero sinema gusa mu Rwanda imaze gutera imbere, ntabwo ko bakinaga mbere ariko bagikina. Yego. Kabiri burya n'ishusho ihita ubona ko hari icyahindutse, hari aho bigeze ntuza no mu myandikire cyangwa se muri ku buryo badayiregitinga ubona ko byarazamutse. Ariko rero ntiwaba wararebye filime zaba ari abahungu b'i Hollywood urumva, ega bari abajene bafite aho bageze, babitangiye kera. Ubundi hari ukuntu ureba filime, sibyo? Ese mu buzima wowe ugira iyihe mpano? Njyewe burya ngira impano yo kuvuga. Shayo urayigira. Ngira impano yo umuntu warahubatse. Ngira impano yo kuvuga nuko ntajya mvuga. Nuko ntajya mvuga ariko ubundi impano ugira no kuvuga no kutajya uvuga. Impano ngira no kuvuga nuko ntajya mvuga. Ubwo uvuze byagenda gute? Ejo nibwo umuntu yahoze ambaza ati ngo ariko ngo kutanywa byeri ubaye unywa byeri byagenda bite? Ndamubwira nti nanjye ntago mbisi. Hahira rimwe. Ubwo turi kuganira. Ntabwo unywa ibisembuye. Ikisembuye ikintu gisembuye nywa burya ni amazi. Amazi se arasembuye? Amazi arasembuye. Impamvu mbona umeze ahubwo impamvu amazi asembuye ko mbona umeze nk'uwasembuye bayakuramo umunyu n'indi ntuza ahubwo bagashyiramo utuntu turi butume amera neza. Yego, ntacyo twitahire se kugira ngo amasaha asaye se hatagize igihinduka. Yego, reka twitahire rero, tuzasubire ubutaha. Nk'aya mango ni mama yose.